Abakunzi ba Success ndabasuje kandi mbifurije amahoro y'Imana kugira ngo abane namwe. Tayari twageze kuri channel yitwa Success Official 250. Hanyuma rero munyemerere mbashimire, ndabashimiye kabisa kuba mwarandemeye, mukama subscribe, nshimire abantu bakoze like, comment kabisa ibitekerezo byanyu ngenda mbibona kabisa kandi ni byiza cyane. Ndabashimiye abama inyunganizi yaba kabisa abagenda batanga ibitekerezo wenda ku biganiro ngenda cisha kuri no channel, mwese kabisa ndabashimiye. Hanyuma ni nako kwibutsa umuntu utarakora subscribe kuba rwose kabisa yagira gutya akandemera nanjye akayengezaho nanjye kabisa ibintu bikagenda neza cyane. Hanyuma rero tuje kuganira, murabizi neza kabisa ino channel ni ihuriro ry'ibiganiro byiza cyane, ni ihuriro kabisa ry'amakuru agezweho udushya n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma tugiye kuganira, hari abantu bagiye bambaza ibibazo ku ntambara iri kuba muri Ikraine, bambaza batese abavandimwe abo bene Adamu barapfuki, ni iki cyatumye iyo ntambara ibaho? Abandi batese amakuru tugenda tubona niyo, tubwire bimeze bite? Niyo mpamvu rero nahise fata umwanzuro nyine wo kugenda ngashakashaka kabisa nkabashakira amakuru. Ayo makuru rero nimujye kure kabisa, niba wowe wafunguye YouTube channel Success Official 250, amakuru ugiye kuba wayabona kandi amakuru yizewe. Hanyuma rero turareba ingingo ebyiri zishingiye n'undi kubibazo nagiye mbazwa. Ingingo ya mbere turarebera hamwe impamvu ubundi zatumye iranambara ibaho, impamvu yatumye Burusiya butera Ikraine. Izindi turareba nanone uburyo ushaka kuba wamenya amakuru ari kugenda kabisa kugeraho by'umwihariko aciye ku mbuga nkoranyambaga social media, niba koko yaba ari ukuri. Reka twihute cyane rero, reka twihute kabisa tugende turebera kabisa hamwe impamvu yatumye igihugu cy'Uburusiya kabisa gifata umwanzuro wo gutera Ikraine. Tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri cyangwa se Werurwe muri uno mwaka wa 2022 nibwo nyine igihugu cy'Uburusiya cyateye igihugu cya Ikraine, nibwo nyine babitangaje. Birumvikana byari bitewe n'imibanire kabisa itari imeze neza mu bijyanye na diplomasi cyangwa se mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, kandi n'ubu buracyageretse, aho nyine Uburusiya bwashinjaga kandi bukomeje gushinja Ikraine kwica abarusiya batuye mu burasirazuba bwa Ikraine. Ari mu gihugu cya Ikraine ngo hatuye abarusiya rero bakaba kabisa ngo baragiye bakorerwa ubwicanyi n'igihugu cya Ikraine kuva mu mwaka wa 2014, hakaba haciyemo imyaka 8 ngo abaturage nyine bicwa. Ubwo rero icyo ni icyaha nyine Uburusiya bushinja Ikraine, birumvikana ni impamvu nyine ijyanye n'amateka. Indi mpamvu rero ya kabiri na mpamvu ikomeye cyane, ni impamvu ivuga ko Uburusiya ngo bukaba buvuga ko igihugu cya Ikraine ngo gishaka kwinjira mu muryango w'ibihugu bitabarana NATO cyangwa OTAN. Ni umuryango ugizwe n'ibihugu byo mu burengerazuba, by'umwihariko ibihugu nyine byari mu Burayi bigiye bitandukanye, ndetse hakabamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se USA. Hanyuma rero mutise kuba igihugu cya Ikraine cyajya muri uwo muryango byatwara iki igihugu cy'Uburusiya? Murabizi neza abantu bize ubumenyi bw'isi cyangwa se wenda n'abantu bafite amakuru, burya igihugu cya Ikraine gituranye n'igihugu cy'Uburusiya, ndetse cyanahoze mu muryango umwe w'ibihugu by'Abasoviyete, mu muryango w'Abasoviyete ikitwaga USSR, harimo za Belarus n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Gusa nyine uwo muryango nyine ibyo bihugu waje, izo leta zaje gutandukana, igihugu kigenda nyine kigenga. Birumvikana Ikraine nyine nayo ni igihugu nyine nk'imwe muri izo leta nyine nayo yaje kuba yakigenga. Bikaba rero bivuga yuko buriya ngo NATO ishobora kuba igiriyeho igihugu cy'Uburusiya, noneho rero ikaba ishaka kuba yashyira ibikorwa bya gisirikare muri Ikraine. Birumvikana rero Ikraine n'ubundi ni igihugu gituranye n'igihugu cy'Uburusiya, ni umuturanyi. Ubwo rero bivuze yuko Abarusiya bavuga yuko OTAN cyangwa se NATO iramutse igize gutya ikajya muri Ikraine, haba habaye icyambu cyo kwinjira mu gihugu nyine cy'Uburusiya
bakavogera umutekano w'icyo gihugu cy'Uburusiya. Aho ngaho kabisa ngira ngo birumvikana, umwanzi aje ku muturanyi wawe nawe wagira amakenga ukavuga ati kabisa ashobora kuzagira gutya nanjye akanyinjirana. Nubwo buryo rero igihugu cy'Uburusiya kidashaka ko otani yagira gutya ikinjira ikajya muri Ikraine, kubwo aba bahisha bavuga ngo ni rengarenga nkumene kabisa. Ngango ko rero izo mpamvu ebyiri, hari izindi nyine ariko izo nizo mpamvu ebyiri kabisa kuba Uburusiya budashaka ko igihugu cy'Uburusiya otani ijya muri Ikraine, yewe ndetse usibye na Ikraine, ubundi Uburusiya narwo munashaka yuko hari ikindi gihugu gituranye na n'Uburusiya otani yajya gukoreramo, yajyamo. Hanyuma rero bati ese amakuru tugenda twakira ameze ate, ni aba ari ukuri cyangwa se byaba ari ibihuha? Reka nze nabyo mbikubwire neza. Nyuma rero birumvikana intambara ye kimwe n'izindi ntambara zose iyo zibaye zigira ingaruka ndetse zigenda zinavugwaho amakuru atandukanye bitewe nanone n'inyungu abantu nyine bagiye bafite ku ntambara. Burya intambara nubwo ibihitana ubuzima bwa benshi, ibikorwa remezo bikangirika, hari n'abandi bantu baba nyine babifitemo inyungu, bigatuma nyine bagenda basangiza amakuru abantu y'ibihuha bitewe n'inyungu zabo. Niyo mpamvu rero tugiye kuba twakubwira tuti ese ni gute ukwiye kuba wasesengura amakuru uri kugenda wakira. Intambara rero iri kuba muri Ikraine ikomeje nyine kugira ingaruka mu mibereho y'abaturage ba Ikraine ndetse n'isi muri rusange, by'umwihariko ubukungu, cyane ko murabizi ko igihugu cy'Uburusiya ibintu bijyanye no na gaze kabisa yabo muzi ko yari ifite akamaro isi cyane, by'umwihariko hariya i Burayi. Ubwo rero reka turebe uburyo kabisa ushobora kumenya amakuru y'ukuri. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ukwiye kwita ku makuru nyine ajyanye n'intambara ya Ikraine, ukavuga uti se amakuru niyo cyangwa se n'ibihuha. Ukwiye kumenya inkomoko cyangwa se source y'ayo makuru, ukareba niba atari propagande, cyane ko buriya baravuga ko ari Ikraine ifite abanzi, ari n'Uburusiya bufite abanzi. Ubwo muri ubwo bushyamirane buri hagati y'ibyo bihugu, hari ababigenderaho bakagenda nyine basangiza abantu amakuru kabisa atariyo, bakabasangiza wenda nk'amashusho atariyo, bakabasangiza amafoto atariyo, ndetse bakanagenda bandika inyandiko, imibare itariyo, mu buryo nyine bwo kugira ute bwo kungukira mu kavuyo nyine k'iyo ntambara iri hagati ya Ikraine ndetse n'Uburusiya. Ibyo rero ukwiye kumenya ngo ese aya makuru aturutse he, ikinyamakuru ni bwoko ki, ese umuntu umpaye amakuru niyo, kugira ngo nyine bitaba byakangiza wenda uburyo bw'imitekerereze yawe, bikaba nyine byaguhungabanya. Indi mpamvu ikindi kintu cya kabiri ukwiye kwitaho nuko buriya iriya ntambara Uburusiya si ubwa mbere buteye Ikraine, kubera yuko no muri 2014 Uburusiya bwateye Ikraine ubwo bwasabaga ko Ikraine yakemera ko Crimea ari agace nyundi ku Burusiya. Ubwo rero hari abantu bifashisha ubundi amashusho nyine yafashwe muri ibyo bihe, bakagenda nyine bayasangiza abantu, ndetse n'andi makuru nyine yagiye avugwa muri ibyo bihe. Nanone ukwiye kwita ku igihe kabisa, ukareba uti si inkuru bite byayo kujyanye n'igihe. Angira ngo rero muri make nibyo ngibyo. Reka ngushimire kabisa wowe twabanye muri kino kiganiro, nkwibutsa yuko ukwiye gukora kabisa subscribe kugira ngo mbashe kubona nandi makuru. Channel ni Success Official 250. Ndagushimiye cyane. Success Production.
Success The Winners Production.